ni uguhumuriza umuntu wari ufite ikibazo, guhumuriza umuntu wari mu kaga, umuntu wari mu bibazo bigoye, ariko no mu ijambo ry'Imana rijya riduhumuriza, kuko nta handi duhumurizwa ni ijambo ry'Imana gusa. Nagira ngo rero dusomere ijambo riri muri Yohana ibice 11 umurongo wa 35, tumanuke tugere kwa 38. Reka tuhasome kwa dukurikiye. Haravuga ngo Yesu ararira. Abayuda baravuga bati, dore nimurebe uburyo yamukundaga. Ariko bamwe muri bo baravuga bati, uyu umwe muri bo baravuga bati, ko yahumuraga impumyi ntaba yabashije kubuza uyu ntapfe. 38. Yesu yongera gusuhuza umutima, agera ku gituro cye kisenga ashyizwemo, gitera ku gitare ku munwa. Yesu arababwira ati, nimukureho igitare. Marita mushiki wapfuye aramubwira ati, databuja none aranuka kuko amaze iminsi 4. Yesu aramubwira ati, sinakubwiye nti niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Aha ni inkuru zivuga kuri Lazaro na Yesu. Turabwirwa Lazaro yari yarapfuye, kandi uyu Lazaro yari inshuti na Yesu. Lazaro yari inshuti magara na Yesu n'uyu muryango wa Mariya na Marita, barabakunzi bakundana cyane. Ariko uyu musaza wabo witwa Lazaro yaje gupfa. Urumva iyo hajemo ikintu cyitwa gupfa ni ikibazo kiba gikomeye cyane, kuko abari mu marira. Nawe ushobora kuba uri mu marira, ariko Yesu ntarahagera. Yesu nahagera amarira arahinduka ibyishimo. Iyo uyu Yesu yarigenderaga, biba ngombwa ko aza guca kwa Mariya, ngo ahaciye nta nubwo yarazi ibyabaye, ngo ariko yaraciye, ngo amaze kuhaca ngo asanga abantu benshi bari muri urwo rugo, ngo barimo bararira. Iteka Yesu aza mu bantu barimo kurira, abantu babuze ibyiringiro. Yesu ajya amanuka akaza. Iyo yaje rero imirimo n'ibitangaza birakoreka. Gusa kimara kuhagera baramureba, baramubwira bati, bamuzimanije bashiki wapfuye Lazaro, baramubwira bati, iyo uza kuba uri hano musaza wacu ntabwo yaba yapfuye. Iyo uza kuba uri hano gusa musaza wacu ntaba yapfuye. Yesu arabareba gusa. Ikintu cyamutangaje kimwe gusa cyamubabaje kigatuma arira, nuko batari bizeye imbaraga n'ubushobozi biba muri Kristo Yesu kuba mwizeye. Urumva amusanze mu gahinda, amusanze mu kibazo, amusanze mu ngorane. Erega nawe nubwo waba uri mu kibazo kigukomereye, ariko Yesu iyo ahageze, iyo ari mu bintu byose, ibintu bigenda neza. Iyo ari mu kibazo waba wamubwiye cyari cyo cyose akakizamo ukamuha ikaze, Yesu aragikemura. Ahangaha nta kindi bamuzimanije ngo musaza wacu yapfuye. Arababwira ati, mwamushyize he? Arababwira ati, munjyane aho mwamushyize. Nkuko biriya tubwiye ngo bamujyana ku gituro ahantu yari ari, bari baramushyinguye. Ngo Yesu akimara kuhagera yarababaye, areba imbaga y'abantu igoswe aho hantu bose, ababazwa nuko babuze kwizera. Uyu munsi ndakubwira ngo ugire kwizera, kuko kwizera kurarema, kwizera kuraguhumuriza. Kwizera, Bibiliya tubwira ngo kwizera ni ukumenya neza ibyiringiro udashidikanya yuko icyo wasabye Imana yagikora. Uyu munsi ndagusaba ngo ugire kwizera, kugira ngo rya jambo ry'ihumure risohore mu mutima wawe, kandi kugira ngo Imana ikore imirimo n'ibitangaza. Yesu akimara kubabwira ayo magambo, mushiki wapfuye aramubwira ati, rega
amaze iminsi yarapfuye, iminsi yarapfuye ngo kandi aranuka, ariko Yesu ntabwo yita ku binuka. Haleluya. Yesu ntabwo yita kuri ibyo byose, nubwo byaba bimaze igihe, nubwo byaba bigukomereye, nubwo bimaze igihe imyaka n'ibyandiko, ariko Yesu ntabwo agendera kuri ibyo ngibyo, agendera gusa ku ijambo kugira ngo akore igitangaza. Amen. Uyu munsi wa none nawe aho uri uryamye, aho uri mu kibazo, aho ubone byagucanganikishije, aho uri muri wowe ubona ibintu byanze, wabuze uburyo, wabuze inzira, ariko ndagira ngo gutangarize ngo Yesu naza mu byawe ibintu biragenda neza. Ihumure riraboneka. Yesu ni utanga ihumure. Yesu ni utanga ihumure kuruta abana b'abantu. Ntabwo abana b'abantu batanga ihumure, ariko Yesu yabonetse aguha ihumure. Ihumure rya Yesu ni uko agukiza. Amen. Yakije Bartolomayo, baramusekaga ariko aramuhumura. Ihumure riraboneka. Bartolomayo arahumuka, arareba, arangiza agenda avuga inkuru nziza. Uyu munsi wa none nawe ushobora kurira, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Mwanditsi aravuga ngo hari kurira kwa umuntu nijoro, ngo bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Mwene data duteze amatwi wowe dukurikiye, ndagira ngo ubwire ngo uyu munsi wa none impundu zavuga, ihumure rikaboneka mu rugo rwawe. Abo bana bawe Imana igakora ibitangaza, ubwo burwayi bwawe Imana igakora ibitangaza, ubuzima bwawe bukagenda neza. Umaranye igihe kinini ibibazo bigukomereye, ariko nagira ngo utangarize ngo Yesu ni umwami, ari mu ruhande rwawe. Niba ari mu ruhande rwaje kugira ngo agukize ibyo bibazo bifite. Yesu ngo akimara kubareba ngo barababwiye ngo mwamushyize, bamwereka ahantu bamushyinguye. Uyu munsi wa none ereka aho bashyize ibyawe, mwereke, ntumuhishe, mubwire ibyawe kuko arabizi. Mubwire izo ntimba zawe, mubwire uwo mubabaro wawe, mubwire ko waburaye, ariko mubwire ko wabuze ubwishyu, mubwire byose. Ntunagire na kimwe usiga, kuko yaje mu buzima bwawe, yaje kugira ngo aguhe ihumure, yaje kugira ngo akuremere igitangaza kugira ngo nawe ukire. Igitangaza cya mbere agomba kubanza kugukiza, abanza kugukiza ku mutima, yajya agakora n'igitangaza ku mubiri wawe. Imana ishimwe cyane. Hari igitangaza cyo kugira ngo Imana ibanze kuvure umubabaro ufite w'ibyaha, kugira ngo Imana igukure muri ibyo byaha byawe, igukize, igucure, nimara kugucira igukorera igitangaza. Arangije Bibiliya yatubwiye ngo nuko usomye ku murongo wa 40 ngo yarategetse, ngo abwira ngo Lazaro, yavuze ijwi rirenga ngo Lazaro sohoka, ngo wari upfuye ngo arasohoka. Imana idufashe cyane. Umva igitangaza cy'Imana, umva ihumure ryabonetse aho ngaho muri icyo kiririyo. Hari barimo kurira, habonetse ishimwe, habonetse iki, umunezero. Kubera iki? Yesu yahageze. Bibiliya imbwira ngo ahantu Yesu ari akora imirimo n'ibitangaza. Wibuke yagiye mu bukwe bwe, kandi hari amarira, naho hari ibibazo, nta humure ryari rihari, kuko vino yari imaze gushira. Ngo ariko agezeho gusa kuko Yesu ahari. Haleluya. Cyangombwa nuko Yesu ari muri wowe. Niba ari muri wowe waramwakiriye nk'umwami n'umukiza, niba nawe utaramwakira, mwakira, umwizere yuko ashobora byose, ari hejuru ya byose. Batangije vino ibishye, ariko nyuma baza guherutsa iryoshye. Kubera iki? Yesu yarababwiye ngo arahindura amazi ayahindura divayi, bose barabona. Icyo ni igitangaza, ni humure. Ngira ngo umukwe yaranezerewe kuko yarababaye, avuga ati bigenze bite, habaye iki, vino yashize. Ariko kuko Yesu ahari gusa yahageze. Ega Yesu yageze mu kintu ibintu bigenda neza. Yesu yageze mu kintu ibintu humure riraboneka. Yesu ni utanga ihumure. Uyu munsi wa none ndagira ngo nguhumurize, nkubwire ngo ntabwo ugipfuye. Ufite ibikomere umaze imyaka n'imyaniko. Yesu ni ukuvura ibyo bikomere, ni ukomora, akaguha ihumure, ni uguhumuriza. Nanyije kukubwira ngo ntabwo ugipfuye, ngo wari upfuye ngo arazuka. Erega iki gitare cyagereranywaga n'iki? Iki gitare cyagereranywaga bavuga ngo umukore iki gitare nta kwizera bari bafite. Nawe kwizera kwamaze kugenda, nta humura ufite. Ariko uyu munsi wa none tuje kuguhumuriza, tukubwira ngo humura, uwari upfuye arazuka. Wari umaze iminsi 4 byari byaraboze,
yari yaraboze, nawe hari ibyawe byaboze, ariko Yesu aje kugira ngo abizure, aje kugira ngo abizure. Nshuti yanjye nteze amatwi nkurikiye, Yesu aje kugira ngo akuvure, agukureho ibyo byose, agukureho icyo gisuzuguriro, agukureho, arakuvura, agukize, namunoza kugira ugende kubohora urugendo. Umaze igihe ubashywe n'ibintu byinshi, ariko ihumure rirahari, ubwira ngo humura, Yesu arakiza, Yesu arakiza, Yesu yiteguye kubana nawe, Yesu yiteguye kugendana nawe, Yesu yiteguye guhindura ubuzima bwawe, Yesu yiteguye kugira ngo akunezeze, dore aguhumurize. Abantu baraguhabuye, wahuye na byinshi, wahuye n'ibyago byinshi, uhora n'amajwi menshi, wabuze amahitamo, ariko ndagira ngo umbwire ngo humura, ibyo bibazo byawe ntacyo bizagutwara. Iyo ndwara yawe urwaye, nubwo waba umaze igihe kinini, nubwo waba umaze imyaka n'imyaka, ariko Yesu aje kugira ngo aguhumurize, akubwira ngo urakira,